Amazina ni Mugabo Alex, wo muri iki gihe ndi umutoza abanyezamu ba APR. Ku byerekeranye na kariyeri yanjye yo gukina, nakinye mu izamu na mu makipe agiye atandukanye, nkina muri Flash, nkina muri Bataillon 31, nkina muri Mukura, nkina no muri Kiyovu Sport, muri Rayon Sport. Nyuma yaho nkina no mu ikipe z'igihugu z'abana n'inkuru. Nza guhagarika kariyeri yanjye muri 2010, nangira kwinjira muri coaching ya goalkeeper, aho naganiriye n'umutoza Higiro Thomas, aza kumbwira ko afite academy y'abana, centre Irebero goalkeeper training. Ambwira ko najya nza kumufasha kuwa gatandatu igihe mvuye mu mirimo yanjye. Ndebye niho natangiriye gutoza. Nkirangiza kariyeri yanjye yo gukina, ntangira gutoza abana hariya kuri stade regional 2011. Nibwo 2012 ninjiye mu ishuri ry'irerero ry'abana Isonga Football Club, ryari riyobowe na Perezida Muramira Gregoire. Ntangira kwinjira noneho mu buryo buri professionnel, mu buryo bwo gutoza mu wabigize umwuga. Ntangirira ku banyezamu batatu bari bakiva mu gikombe cy'isi, mpita ntangirira na Kwizera Olivier, na Ntaribi Steven, na Kimenyi Yves. Politike y'Isonga yari yo kuzamura abana, noneho tukabatanga mu ma ekipe abashaka, kugira ngo amakipe abashaka tujye tubategura, ikipe zibashaka zibatware. Ni muri urwo rwego rero natangiriye kuri Olivier Kwizera 2012. Dutangira neza, yitwara neza umwaka umwe rwose. Ikipe ya PRFC biramubonye, iramushima, turamubaha. Biba ngombwa yuko nshaka undi muzamu wa gatatu, kuko nari mfite uburyo bw'abazamu batatu ngomba kuba mfite mu ikipe. Nibwo bari barampayemo ubwo burenganzira bwo kubishakira nkanabatoza. Nyuma yaho bagendaga bazamura urwego vuba cyane kubera na marushanwa bari bavuyemo y'igikombe cy'isi. Nibwo Ntaribi Steven nawe ikipe ya polisi yaje kumusaba ubuyobozi bw'Isonga, nawe turamutanga. Nsigarana ubwo Kimenyi Yves, we yari akiri na muto cyane, kuko icyo gihe twakinaga mu cyiciro cya kabiri, tukajya dukina n'amakipe akomeye. Nibwo n'ababyeyi babo twajyaga tubasaba ko baza guherekeza abana, bakareba uko bitwara. Ni muri urwo rwego rero nasigaranye na Kimenyi Yves. Nshaka undi mwana, nazungurukaga hose. Umwana nakuye Gisenyi bitaga Hategekimana Bonheur, barimo gukina muri Rayon Sport. Ndamuzana, mpita nshaka n'undi. Ubwo urumva nari nsigaranye Kimenyi mu bo twatangiranye 2012. Mpita nshaka n'undi mwana wo mu majyaruguru bita Nzeyurwanda Djihad, nawe ubu akaba ari mu ikipe ya Kiyovu Sport. Ni muri urwo rwego rero nakomeje kubafasha, ndabatoza bari bakiri batoya batarengeje imyaka 17. Ubwo mu gihe gito Kimenyi Yves nawe ikipe ya APR nayo ibiramushimye, kuko twajyaga dukora mbere ya APR, tugakora saa 8, APR ikaza ku kibuga cya Ferwafa, bakaza saa 10, ku buryo abayobozi ba APR bakundaga kuza kubanza kureba imyitozo y'Isonga. Ni naho bagendaga bashimira abazamu nabashije gutoza, abenshi bakaza kubafata. Kimenyi nawe tuba tumutanze muri APR, nsigarana Hategekimana Bonheur na Nzeyurwanda Djihad. Ubwo byari bimaze kugera muri 2015, naho kubwo politike y'Isonga isa nkaho igiye guhagarika, nibwo natangaga, bazaga no gushaka, Rayon Sport yaje gusaka Bonheur, turamubaha nawe. Ubwo nsigarana Djihad nawe, bose bazamutse cyane vuba. Kiyovu nayo ibiramushatse.
Kiyovu nayo tuyihanze Rwanda Jihad. Nibwo twakoraga izindi selection twakoze, nibwo twazanye ba Dorfe, tuzana n'abandi bana. Ubwo icyo gihe mpita nanjye 2015 nibwo nahise mva mu Isonga njya muri APR FC. Ntangira gutoza ubwo Ndori, ntoza Olivier, ntoza na Kimenyi na Ntaribi Steven nawe yaje kuva muri polisi ahita aza muri APR. Ndabatoza ariko mfite n'izindi nshingano zo kujya muri academy ya APR naho nazamuriye. Hari abana nazamuye, uyu Ntwari Fiacre yari iki muto cyane, najyaga mbatoza saa 8, saa 10 nkajya mu ikipe nkuru. Selection twakoze rero ni jye wa selectionniye wafashe mu bazamu bari bahari, nabashije gufatamo Ntwari Fiacre n'undi mwana ukina muri Etoile de l'Est bita Yves. Hari n'abandi bana bagiye barimo kugenda bakina hirya no hino mu ma deuxième division, nabo bari muri academy ya APR. Hari n'undi uri muri Sunrise. Abo bose nabashije kubafasha muri icyo gihe. Nkomezanya nabo Olivier na Kimenyi na Ntaribi Steven. Nibwo 2018 najyaga mu ikipe ya Mukura, sanga hari ikibazo gikomeye cy'abazamu. Rwabugiri maze imyaka 2 adakina. Hari n'undi mwana nawe wihuye bitaga Edouard, gerageza kuzamura urwego rwabo muri icyo gihe kitari gikomeye. Twari igikombe cy'amahoro ndi kumwe nabo. Uwo mwana nawe naje kumufasha azamura urwego akajya akina, aza guhamagarwa muri equipe nationale, kuko intego yanjye ubundi yari yo kubatoza kugira ngo bakinire n'ikipe y'igihugu, kandi abo natoje bose nta n'umwe utarigeze ahamagarwa mu ikipe y'igihugu. 2018 nibwo rero twatwaye igikombe, nyuma mpita nza mu ikipe ya APR FC. Ariko hagati aho 2018 nibwo natangiye gutoza ikipe z'igihugu, bampamagara mu batarengeje imyaka 17. Nkora selection mu buryo bwari bungoye cyane, kuko selection bari barankoreye, urumva nabaga i Butare. Baduhamagara icyumweru kimwe 2, abo twagombaga kujyana mu marushanwa Tanzania, dusanga barengeje imyaka. Icyuma cya MRI gisanga barengeje imyaka. Nibwo kubera nishakiye abandi, gerageza gushaka Ishimwe Pierre namukuye hariya kuri tapi, ko nari nsanzwe muzi, niho najyaga nkorera imyitozo. Nzi na mukuru we Rihungwa akina muri Bugesera icyo gihe, niho namufatiye ndamuzana, mbwira mukuru we nti uyu mwana ngiye kumutegura mujyane muri Sekafa muri Tanzania. Na Adolphe niho nabajyaniye nabo ndabatoza, twitwara neza mu marushanwa y'abatarengeje imyaka 17 mu gihugu cya Tanzania. Mukuza nibwo nasari bamwe twagiye tuganira. Adolphe yari ari mu Isonga, Pierre we ara ikipe yakinagamo bita Shining, niho namukuye kwa Kocha Nkotanyi. Nyuma saba bamwe mu bashinzwe academy ya APR yuko bamureba uwo mwana akaza akaba nawe ari hakorera, kuko yitwaye neza mu marushanwa ya Sekafa muri Tanzania. Ni muri urwo rwego nawe yahise ajya muri academy ya APR. Nanjye ubwo nkomeza i Butare. Mvuye i Butare nibwo natangiraga kuza gutoza muri APR. Nanone nza kuganira n'abatoza, bakeneye undi muzamu. Adiri ndamubwira, ajya kureba match yabo, aramushima nawe, niko kumuzana. Ubu nawe turimo gukorana ubu ngubu. Abo bose rero nagiye ngira uruhare cyane mu kubafasha kugira ngo bakomeze bazamure urwego, kugeza na n'ubu turacyakomeza gukora. Urebye muri rusange, na nyuma yaho naje kongera kugirirwa icyizere mu ikipe y'igihugu y'abatarengeje imyaka 20, dukina amarushanwa nyafurika. Ndi kumwe na Ntwari Fiacre, ndi kumwe na Gael wo muri Gasogi, ku buryo twakoze ibihe byiza. Dukina amamatch meza za Kenya na Zambia. Urwego rwa Fiacre na Gael gerageza kubafasha, bararuzamura, baragaragara nabwo mu maklebe yabo. Murimo kubona ko hari ibyo barimo gukora. Hari technique de base ya goalkeeper nabashije kubaha ikabafasha, bakaba bakiri muri uru rugendo turimo twese. Ku bw'ibyo nyuma yaho nanone
mu ikipe y'abatarengeje imyaka 20 nanone baza kunzamura bashyira mu ikipe y'abatarengeje imyaka 23, dukina competition nabwo ndi kumwe nabo bose kuko nabaga mbazi, ntago byangoraga mu buryo bwo kugira icyo mbongerera bitewe n'igihe twabaga dufite. Amarushanwa turayakina za Congo Kinshasa, gira ngo mwarabibonye. N'ejo bundi nabwo twari dukomeje kujya gukina iriya Sekafa yari muri Ethiopia, biza guhinduka ariko nabwo nari ngifitiwe icyizere mu ikipe y'igihugu y'abatarengeje imyaka 23. Ubu rero nkaba nongeye gushima Imana kubw'uko nongeye kugirirwa icyizere mu ikipe nkuru, ikipe y'igihugu Amavubi. Ni ibintu by'agaciro kumva aho umuntu aba yarahereye, guhera muri izo zose ni experience, ni ibintu tugenda twiga buri munsi ku munsi, ariko bikaduha n'imbaraga. Iyi ni motivation ikomeye cyane kuko iyo ugiye gutoza n'abana watoje bakiri batoya biragufasha, kuko n'ubundi ndabakurikirana umunsi ku munsi mu maklebe duhura. Urumva ni indi motivation. Gushimira abayobozi ba ekipe yanjye, nkashimira ubushishozi bw'umutoza w'ikipe y'igihugu wabashije kujya akurikirana uburyo aza akareba warm up zanjye nkoresha, akaba ari igihe yabashije guhitamo, nta wundi muntu umubwiye ati fata kanaka. Nabyo ni iby'agaciro, ni iby'agaciro cyane kuko byampaye icyizere. Nanashimira abayobozi kubwo byo bankoreye. Hari experience maze kugira, hari umwestricteur nasabye kubera ko tugira ikibazo hano cy'amahugurwa y'abatoza. Nkuba yo duheruka na ya 2016, kandi umupira uragenda waguka ku buryo ibintu abayobozi banjye bankoreye ni ibintu nahaye agaciro, kandi mbashimira uko bukeye nuko bwije, kuko kunzanira uriya musaza ni umwestricteur, ntabwo ari umutoza. Njya numva bamwe babivuga uko babishaka, narabisabye ko nkeneye amahugurwa nkiga, kuko football moderne ni ibintu byinshi cyane bisaba ko umutoza w'abazamu hari byinshi aba agomba gukorana na head coach kugira ngo systeme y'umukino utegurwa bihera ku izamu. Ibyo byose rero ni ibintu nshimira abayobozi banjye bagizemo, bankoreye ikintu gikomeye cyane, kunzanira umwestricteur akanyigisha ndi kumwe nawe kuri tere, atari ukunyigisha mu mpapuro gusa, tugakorana akampugura. Ni ibintu by'agaciro. Nshimira ubuyobozi bwanjye, nkashimira umutoza Adil Mohamed wabashije guhuza izo nzego zose kugira ngo icyo gikorwa gikorwe. Nshimira na instructeur wabashije nawe kumpugura muri ibyo bintu, Haji. Ubu nkaba yarasubiye mu mirimo ye, ubu ibyo yasigiye nkaba ndimo kubiha aba bana, kandi nkaba mbona ko nungutse byinshi. Ni nayo mpamvu ubu nk'iyo umutoza nk'uyu w'ikipe y'igihugu aje akareba, kuko yarebaga amamatch yose akaba ari giye wafata, nuko aho umupira ugeze hari ibyo yabonye bituma ahitamo ko twakorana. Ibyo nkaba mbimushimira nawe nk'umutoza w'ikipe nkuru y'igihugu. Nshimira n'ubuyobozi bwa federation yacu bukomeje kugira ngo umupira wacu dukomeze kuwuteza imbere. Murakoze.